kugira ngo kuri wa munsi nyine tuzahamagara ubwami bw'Imana bwaje buzaza dufite iki, buzaza twabigenjeje gute. Izina ry'Imana yacu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ngira ngo rero rwose ni ukuri aya magambo agufashe nanjye amfashe, kuko ni ukuri mu by'ukuri byose bishoboka. Mu minsi ya nyuma turabizi ko twayigezemo kandi buri wese arabivuga, buri wese aravuga ati ngiye mu minsi ya rwose ibyo mbona nibyo mu minsi ya nyuma, ababyeyi b'uyu munsi nabo iminsi ya nyuma, abana muri uyu munsi nabo iminsi ya nyuma, ababyeyi, abagabo, buri wese mu rwe ruhande. Iyo tubyitegereje neza tubona ari iminsi ya nyuma, ariko se ko tubizi neza ya minsi ya nyuma irimo iraduha iki, turimo turakora iki, turabitekerezaho gute? Ngira ngo uyu munsi mfite byinshi byo kuvuga, ariko ndumva ibintu nitubicyura bikadufasha, ukibaza utese ko ndimo guharana nkaharana, kandi hano bakaba batubwiye ko amazu y'amatabashwa azagenda akahinduka imisaka. Mbese ubundi ibyo ndaharanira mfite ahantu ngiye kuzabijyana muri uyu munsi wa nyuma turimo turareba twakandagiyemo. Urumva bya bintu uri guharanira bigatuma utatanga ituro kugira ngo wishakire inzira, kugira ngo umunsi wa munsi uzaza uzabone igihembo. Uri kubikurura neza ukumva hari ikintu byazaguha. Ese ko byamaze kutubwira ko inzu z'amagereka z'abakomeye zaba abandi bakomeye bameze neza zizajyamo abana b'inzererezi akaba aribo bajya bazibamo, urimo guharana kandi ubundi ukabuza ibyo uraharanira bitazagira umumaro kuri wowe. Utekereze neza. Niba aya magambo agize icyo agufasha nanjye akagira icyo amfasha, ngira ngo wenda umugani wa mwarimu ubu ngubu nitugaruka hano buri wese azaba abitekerejeho neza, avuga ati ubu nibyo ndaharanira byose, ntabwo mbizi ko wenda nzabigiriramo iherezo rizima, ntabwo nzi ibyo ndimo guharanira bikagucuza bigatuma ugenda ugakora ibidakwiriye, ugasanga n'ubundi bya bindi urimo gukora nta kintu bimuhaye. Ugasanga muri iyi minsi turi kuyana buri wese ari gutekerezaho, nta kintu uri kwitekerezaho uvuga uti nyamara ko turi mu minsi ya nyuma. Ese Yesu aje ibyo tubitekerezaho neza. Urumva rero aya magambo yagufasha nanjye amfashe, ukuri tubitekerezeho neza, twirebe turebe ko ibyo dufite byose bizasigara, kandi noneho amazu y'intabashwa y'abakomeye n'abandi bose azasigara ari umuyonga. Tubone ko iby'isi atari ibyacu, dushake isi nk'abazayivaho, dukorere ijuru nk'abazayitaha. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana, turaguhimbaje, turagushimye kukugira neza, turagushimye kuko wongeye kutuburira ni ukuri, wongeye kutwemerera yuko ibyo dutunze byose atari ibyacu, ahubwo ni ukuri twisuzume neza, twitekerezeho Mana, kugira ngo Mwami Imana wa munsi uzagaruka uzasange twejejwe nawe, kugira ngo izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Mana nziza rero uri Imana itajya ihinduka, ugira neza, ujya kuzanira ijambo nuko warebye usanga ni ukuri tubikwiriye, hari aho tutabikora neza, hari aho tugomba kwitekerezaho, hari aho tugomba kumva ko iby'isi bitari ibyacu, ahubwo tuzabisiga bikazaribwa n'abatarabikoreye. Ni ukuri rero niyo mpamvu twongeye kugushimira akanya nk'aka kugira ngo duhe imbaraga n'ubutware no kunesha. Ni ukuri tubitekerezeho neza kugira ngo wa munsi uzagaruka gutwara abantu ntuzatwibagirwe cyangwa ntituzasigare, kugira ngo izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ni ukuri rero bana natwe muri byose, Mana natwe kukugira neza, bana natwe kukuri Imana yumva kandi igasubiza. Twe turi abantu ubona n'icyo turi cyo, turi inyama n'amaraso, ariko tuzi ko ugira neza bugacya bukira. Mana duhe ikidukwiriye kuko uri Imana, maze duhorane dushima, duha mu izina rya Yesu.